ajya kureba ugasanga rero nkasanga y'amasengesho nasenze iyo ntasenga ahubwo uyu munsi mba narapfuye kubw'ibyo bari bagambiriye. Wabona message yuvuga ngo twebwe twari udutsiko haragatsiko kishyize hamwe ko kurwanya muri ubu buryo, kandi umuntu akabivuga akabivugisha amatama yombi akabyatura n'umuntu cyane. Yabimpaye muri message tugerageza kwandikirana. Rero batwara isi y'umwijima, ababikora bose banigaye, mbagaye kuri televiziyo yawe ati hari umukecuru wapfuye, ati kandi ati nabonye umukecuru ati bavuze ko yarozwe. Ati kandi nawe ati numvise hari amakuru nakumviseho. Ati kandi uyu mukecuru ati hari umuntu wambwiye ko ati kandi uyu muntu ahanuraga nka Pastor Fanny. Bamupostinze nibuka ko umukecuru najyaga mukurikira namukundaga. Numva nanjye arambabaje nk'umubyimbura. Kwica rero k'umuhanuzi, kwica umuhanuzi ni nko kuvuga ngo cece. Ni izo comment rero ntago zizabura. Ubu nawe hari zo bakwandika n'undi ari zo bamwandika. N'uzandika nawe ari zo bamwandika. Baba bambuzaga uzu kujya kuriza umuntu akabwira ngo uyu murongo w'imbere ntuvugeho. Kuko abantu babishyura sale. Ibyaha biro bikorwa mu rusengero wagira ngo ni muri laboratoire. Niho babitegurira. Nde hari umukobwa njya nkunda. Rero ndamukunda. Bamwita DJ Brian we Brian. Ndamukunda nkunda ibintu avuga. Avugisha ukuri. Ndi umufana we. Ariko hari ikintu yavuze kiranura. Ariko kuba atoboye musi y'ururimi n'umunwa n'amazuru n'amatwi n'imukondo n'amatatuwaje n'imbunda ifoye ku kuguru kwe. Ni ibyishimo bye n'amarangamutima ye. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye aba ku Isezerano TV cyangwa se kuri Pastor Fanny Official. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka tugushimira aho wabohereye hose, ushaka kudukurikiye hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda, upfa ko wumva ururimi tuvuga. Mwese reka mbifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane namwe. Kuri kamera mwayibonye ndi kumwe na Pastor Fanny. Nishimiye kongera kuba nawe Pastor. Murakoze cyane. Pastor, makuru ko ndeba urakonje, nta morale. Oya, morale ndayifite kuko mfite Yesu. Iyo umuntu afite Yesu aba afite byose kandi abahagije. Imana ishimwe. Aho wiringiye amahoro y'isi ayisi arashira. Yego. Pastor, banza turagize Imana none. Mana Uwiteka turongeye gushima aka kanya, tugushimiye neza n'ubuntu utugirira, ukaturinda, ukatuhakurama no kuramuka, ukadukomereza mu buntu bwawe, mu mbaraga zawe, ukaturinda ibiduhiga, biturwanya, biduca intege, bitunaniza, bituma tunamuka muri urugendo, ariko ukadukomeza kubw'umwuka wera waduhaye, utuma tubasha guhagarara tugahamya, tugahagarara tukeme, tukavuga imbaraga zawe no gukomera kwawe. Sengera abantu bose badukurikiye kugira ngo bahe kwambara imbaraga muri ibi bihe, kugira ngo babashe guhamya ibyiringiro byabo. Ndasaba imbaraga zawe Yesu zidukomeze kandi abo zibakomeze kugira ngo babashe guca mu byo bacamo, kandi abishimye bahe guhora bumva bishimye, banezerwe ibihe byabo. Ubarinde ababagira ishyari, ubarinde ababarwanya, ndetse n'ababaye nabo kandi data ubiteho, ubakize abarwayi, ndetse n'abadafite amahoro yo mu mutima uyabahe, kuko rutanga byose kandi tubyizeye ko wabikora kandi ubikorera buri muntu wese ntacyo witayeho, ahubwo bigendeye nuko wakunze umuntu. Ngaho rero tukugireho umugisha, tukoneho umugisha muri kano kanya, tuyoborwe nawe, tubise twize mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Pastor, avuze uti morale ndayifite kuko mfite Yesu. Yego, ariko ndumva hari ikiganiro ejo nabonye kuri channel yanyu ya Pastor Fanny Official vuga ko mu buryo bw'umubiri ushobora kuba bitahagaze neza. Ya, urakoze. Buriya umuntu agizwe n'ibice bibiri. Hari igice cy'umubiri akagira n'igice cy'umwuka. Yego. Ari cyo kirimo n'ubugingo. Na Yesu yasabiye abigishwa aravuga ngo murarindwe mu buryo mw'umwuka n'umubiri. Kandi aravuga ngo ndabasabire ko sinsabiye data kugira ngo abakuremo ngo nanga barindire mu isi. Igice cy'umubiri rero kijya kirwara kuko Satani arakirwanya,
kuko ari igitaka kikanacika intege cyane kikanababara kikanywa imiti ariko umuntu w'imbere arakomera nubwo yaba ariho aca mu bikomeye iyo afite Kristo atura muri we kandi agakomera. Rero mu gice cy'umubiri ntabwo meze neza ariko ari nayo mpamvu mvuga ngo nzakoza isoni Satani ushobora gutuma yumva ko ntakomeza gukora cyangwa ko no kuvuga ukuri kw'ibyo Imana yashyize muri jye. Ariko nkavuga ngo nubwo naba ameze gute, Samusoni bamaze kumunoboramo amaso yaravuze ati mereza agasatsi, agenda yiyegamiza ku nkingi, ariko arangije iyo nkingi ngo arayihirika hagwamo abantu benshi. Nanjye numva mu mbaraga zose igihe nkibasha kuvuga nabasha kwikurura kandi nkabasha kuvuga icyo Imana ishyize kuri jyewe cyangwa se ibyiringiro byanjye. Pastor abantu bari buvuge bati Pastor nawe bamunogoyemo amaso se? Ngo nyine ibisobanuro urumva nta maso banogoyemo kuko ndareba ariko hari urundi rugingo banogoye. Byagenze bite rero? Ndarwaye si ngombwa kubivuga reka tubirekeraho. Ndarwaye siko si ngombwa mbabwire ngo ndwaya ariko mfite urugingo rubabara. Rubabara kandi rubabara cyane. Ushobora kuba nari ndoseka mu kanya rwahinduka nkahinduriza. Ariko ndizera ko umwami Yesu ari mu ruhande rwanjye aza kunkiza. Ubwo byarakozwe na bande? Ntago namenya ngo ni bande ariko ibigaragara nuko hari amakuru namaze kumenya. Yego. Ntabyo nariye nta nibyo narenze ariko hari ikirere bahumanije. Hari ikirere bohereje ariko ndashima Imana. Buriya Imana ijya idukunda. Ndashimana ko hari ababiteguye bamwe babivamo barabivuga. Nubwo wenda kuvuga ngo ni kanaka na kanaka ariko icyo ngenderaho ni message nakiriye. Message nakiriye rero ishobora gutuma menya ko hari ibitero ndiho ndwana nabyo bidasanzwe. Kandi ku muntu usenga Imana ntago ngo nta kizajya gukora itakivuze. Tabwiye intore zayo. Kuko hari igihe uba ufite amakuru ukayicarana, hari n'igihe usenga ugakora amasengesho. Nari maze iminsi ndi mu masengesho y'urufaya. Masengesho nkora amasengesho, hari n'abandi bo nsengera ariko ukabona wenda nabasengera ukabona hari imbaraga ndwana nazo bataba abantu dushaka kuba dukura mu maboko, dushaka kubagira gute ibintu nk'ibyo ariko nkakomeza ngasenga. Ariko ajya kureba ugasanga rero nkasanga ya masengesho nasenze iyo ntasenga ahubwo uyu munsi mba narapfuye kubw'ibyo bari bagambiriye. Rero wabona message yuvuga ngo twebwe twarudutsiko hari agatsiko kishyize hamwe ko kurwanya muri ubu buryo kandi umuntu akabivuga akabivugisha amatama yombi akabyatura n'umunwa cyane. Yabimpaye muri message tugerageza kwandikirana. Pastor abitewe n'iki ku buryo agera igihe cyo kubikubwira? Uwo muntu se uwo muntu nuko araho yaragiye kugeragereza ariwo yaratumye. Ariwo yaratumye ngo anzanire ibyo yagize ibyo bateguye. Uwabitumye rero asanga ari mu mwuka w'Imana ntiyabizana. Yanze kubizana rero aravuga ati byanga bikunda uyu muntu ari bumubwire. Yego. Biba ngombwa ko we aca inyuma aranyandikira kuri message arambwira byose kandi birangira na wa wundi koko abimbwiye. Mbona rero ko ambwira ibyo ari byo ariko yambwiye ati ndumva umutima undya kandi nzabavuga. Ndamubwira ntiwabavuga utabavuga ibyo birakureba, icy'ingenzi nuko namenye icyo ndwana. Ntidukirana n'inyama n'amaraso cyane abatware. Rero batwara isi y'umwijima ababikora bose banigaye mbagaye kuri iyi televiziyo yawe kandi bashobora kuba banayireba. Wowe ufite imigambi yo kwangiza gutuma umurimo w'Imana utajya mbere, gutuma umurimo w'Imana ushaka ngo bagoreke ukuri ntibavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana ukarwanya abantu kandi witwaje izindi mbaraga, nabwo Imana yo mu ijuru kubabarire. Yego. Pastor no kwihangana kandi ubwo mu gusenga twizeye ko harimo ibisubizo.
Pastor hari umukecuru w'umuhanuzi ashobora kuba yitwa Ngansira hari numvisha amakuru ko yitabye Imana. Hari amakuru waba ubifiteho? nigeze nanjye ejo hari umwana wampamagaye araza arambwira ati ndashaka ko tuganira. Ntiyego aje ari nijoro tangije namubwira nti soje aho tuganira iki. Yari avuye ahandi ati hari umukecuru wapfuye ati kandi ati nabonye umukecuru ati bavuze ko yarozwe ati kandi nawe ati numvise hari amakuru nakumviseho ati kandi uyu mukecuru ati hari umuntu wambwiye ko ati kandi uyu muntu ahanuraga nka Pastor Fanny ati hari ibintu ndangije biba ngombwa kuko ndeba ku kiganiro nza kubibona aho bamupostinze nibuka ko umukecuru najyaga amukurikirana namukundaga numva nanjye arambabaje nk'umubyeyi avugiraga Imana. Ndavuga yaba azize indwara yaba bamuroze byose nitube maso kandi dusenge n'abapfazaza n'abandi. Hari igihe abantu bapfusha abandi bagakora mariage abandi bakavuka abandi bagahaguruka kandi umurimo w'Imana ntabwo abakozi Imana bashira. Uyu munsi abakozi Imana hari abahagaze ariko ejo bazavaho havuka abandi biha Imana bayikorere ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ibiha Imana rero ntabwo nose uzahora wica. Uyu munsi umwe azavaho haguruka abandi uzabigira ute? Gusa tusabiye umuryango we kugira iruhuko kugira ngo bakomeze kwihangana kandi nawe Imana imuhe iruhuko ridashira. Pastor, kuba abahanuzi bahagurukirwa byaba bisobanuye iki? Nta kibazo cyaba kibirimo? Ntago Satani se yaje kwica no kwiba no kurimbura. Kwica rero k'umuhanuzi, kwica umuhanuzi ni nko kuvuga ngo uceceka. Hari abo babanje ubundi umuntu apfa mu buryo bubiri. Umuhanuzi ashobora kumutega ibintu bishobora gutuma atavuga. Yego. Bakamupfunda ibintu ntavuge nka wa muhanuzi w'umusaza Imana yabujije kurya arenza akagenda akarya yarya arenze ikamwica ko atayumviye. Hari abantu rero babanje bakora umwanzi acecekesha abahanuzi bahuza inama barangije bakajya bahanura bimwe bakora bagahanura bimwe irongera ihagurutsa abandi. Rero igomba kubahagurutsa bamwe bakarya bakanywa bakibagirwa abandi bakavuga ati ceceka abandi bakabatera ubwoba ceceka abandi bakabashyira muri gereza ngo muceceke ariko hakaba noneho no gupfa mu buryo bw'umubiri nabwo bakabica bagataha ariko ibyo byose ni mu buryo umwanzi abashaka kugira ngo yice. Ariko Eliya bamuteye ubwoba ariko birengagiza ko Imana yamubwiye amagambo meza igihe yari ari munsi y'igiti. Iramubwira ngo genda wimike Yehu na Yezereli na Elisa nk'umuhanuzi uzagusimbura. Elisa yakoze ibyo Eliya atakoze. Uyu munsi icyo duhamagarirwa abakozi b'Imana ni ugutoza abazadusimbura. Nanjye Imana imaze iminsi imbwira ngo ni intoze. Ntabwo ntoje wenda ko ngiye gupfa ariko narababwiye ko mfite imyaka 5 ntambutse ubutumwa. Yego. Ndarangiza uriya mwaka 2024. Rero ngomba kuba ushobora kuba giye ntazaza mvuga guri ariko hari abandi bafana inyuma. Rero gende mu gutoza. Ndo ndatoza uko Imana yambwiye gutoza niko nzatoza ndacyavuga n'aba bankurikiye harimo abariho bumva bavuga bati natwe hari abandebero bakabona natwe twavuga gutya twakora gutya. Rero umukozi w'Imana wese agomba kubaho atoza kugira ngo yibuke ko inyuma ye hari azagira abamusimbura. Yego. Pastor, hari comment dukunze kubona iyo twakoze ibiganiro nk'ibi ngibi wenda ku makuru atari meza ku bahanuzi ugasanga babaze ko mwirwa muhanurira abandi ku kimwebwe ibyo bibi iyo bigiye kuza mu Imana yanyu itabanza kubibereka. Urakoze. Abwirwa n'iki ko Imana bitabitubwiye? Nuko wenda babona ko ibyo byago byabagezeho. Yesu ko yageze ku musaraba ntabwo yari afite amakuru ko azabamba. Abantu bandi evoda abantu ndika comment ntago bazi Bibiliya.
abangaba nta nubwo niba abantu barwanirira idini ariko badasenga. yego Yesu ntabwo yigeze atubwira tutazahura n'intambara, yavuze ngo bazabanga babampora, bazabakurubana mu nkiko. Ntabwo ari igitangaza ko umukozi w'Imana ajya mu rukiko, si igitangaza ko atapfa kuko Yesu nawe afite igituro, si igitangaza cy'uko bamutuka, si igitangaza ko bakwita indaya, si igitangaza ko bakwita umujura, ko nawe barabimwize. yego siko Bibiliya ivuga. yego Rero niba umuntu muticaranye, Yesu ajya gusengera i Getsimani yajyanye n'abantu bangahe? batatu. Nyamara afite 10 na bangahe? 12. Kuki aba bandi atabajyanye ab'icyenda atabajyanye? Kuki atabajyanye? Akajyana batatu. Yahisemo ababona ubwo bashyitse. Okay, uyu rero nawe ntabi iruhande rwanjye. Muri batatu banjye baza amakuru Imana yambwiye ejo. Sibyo? Arabibwira ko burya ubuzima bw'umukozi w'Imana burahisha. Kereka icyaha, sibyo? Buriya icyaha ntuzagayira umuntu w'Imana ko yagezweho n'amakuba, ahubwo uzamunenge cyangwa se umusabire ko yaguye mu cyaha. yego Aba ni babandi badashaka ko tuvuga ku cyaha, ko basasira icyaha. Yego, njye ntago natunga urutoki icyaha nkora, ariko icyo ntakora nakivuga. Wabyumvise? Rero ni ukuvuga ngo niba uri muri batatu bajyanye na Yesu i Getsimani, ngo nawe uko agezeyo ngo atera intambwe, yigirayo arasenga. Icyo yaganiriye n'Imana yaratatse, aravuga ngo ibyo yarebaga ngo data, niba iki gikombe naki ndumva ntashaka ukinyweraho, ukindenze kombe kindenga. Ariko arongera ati biba uko ushaka niba uko jyewe nshaka. Aho yarasabye nk'umuntu ko twese turi abantu, ariko aravuga ngo bibe uko Imana ishaka. Yesu yaratatse, yego baramukubise arataka araboroga. Iyo turwaye cyangwa duca mu bihe turataka. Hari abamuhumurije, hari abamuha amazi yo kunywa, ariko hari n'abayamwimye bamuha ibisharira. Hari abatanga ibisharira, sibyo? yego Ibyo bisharira rero batanga nibyo wowe utazi, ariko hari n'utanga agakombe k'amazi. Ayo Yesu bamuhaye, yego bamuhaye. Ni ukuvuga rero ngo niba Yesu arageze i Karuvari aguye akongera akabyuka, agahura na Simoni akamutwaza, wowe rero ururamubamba. Ariko hari ba Simoni bashobora kuvuga ati yo reka ngutwaze umusaraba. yego Wabyumvise? Ngutwaze umusaraba. Hano tugira ba dogiteri, kujya kubona dogiteri avuga ati koresha iyi miti n'iyi irakorohereza. Ndanabashimira, ndashimira abantu rwose bambwira ati wakoresha ibintu byagenda gutya. Ndashimira umuntu uvuga uti reka nkoreze audio y'isengesho akasenga. Abo ngabo ni ba Simoni bagutwaza umusaraba. Rero kuvuga ngo ibibi ntago tubizi, nta muntu ushobora kugera muri gereza atafite amakuru, nta nubwo twibwe tutarabibwiwe. mwari mufite amakuru? Twari dufite amakuru, ahubwo hari amakuru amera ukuntu. Buriya Evode, hari amakuru, buriya hari utuntu Imana igenda ikwereka ugakora utuntu runaka kutazi icyo udukorera, sibyo? Utazi ntabwo ndibivugire kuri bene wa Nagahini hano bankurikiye, ariko nakwereka utumenyetso twerekana ko Imana yari yaduteguje. Hari utuntu rero tubaho Imana ikaba yarakweretse, ariko uyu munsi akaba ari two ukigaruka uti uko Imana yari yambwiye iki, ahubwo sinamenye. Ariko iyo yemeye bigomba kubaho, bikugira ngo ubere akabaroro. Ese ahubwo ko twebwe dukomeye tutacitse intege, bibaye kuri wowe niko Yesu yavuze ngo bigeze ko bibaye ku giti cyumye, bibaye ku giti kibisiwe byamera gute? Ni izo comment rero ntago zizabura. Ubu nawe hari zo bakwandika, n'undi ari zo bamwandika, n'uzandika nawe ari zo bamwandikaho. Buri wese aba afite agahondesho ke. Afite agahondesho. Iyo abwira uraza kubwira umuntu ngo ntago agomba kuvuga kuri uri igisambo,
uri umusambanyi uri umusinzi sibyo hanyuma kuko umuntu ari wigeze kunyadukira ambwira ngo arantuka ntago nzabyibagirwa ngo wirirwa ubuza abantu ngo bakobwa kuduha arantuka pe wowe wigisha abantu ngo kureka ubusambanyi ugatuma abakobwa baduha kandi yirwa kuri caro za gikristo ibaze hase nk'uyu abakora iki ngo wabuza ndabungera nte se nta mugore ugira ngo abagore b'ubuse ndabwiye se abagabo bobo wowe uryohe ndabwira nti se uwajya ku wawe mukobwa wajya gusa urebye yari afite urututsi yamaze gukora muri laboratoire ye y'umuhogo ahita ararusohora ahita agenda ariko urumva muri we uwo ngo wagushyikiriye yakurya amenyo abantu babazwa na twishe umuntu babazwa nuko wavuze ku cyaha iyo wapfushije ari umuryango urarira n'inshuti ariko hari uwacuruza isanduka navuga araseka azana umusena sena ariko anaseka anarira ariko aseka avuga ati umunsi abana banjye bararya wowe wapfushije ari abana bapfakaye babaye imfubyi ariko we abana be bagiye kurya ni ku isi iteye ariko pastor wa mugana uvuze kuri icyo kintu uranyibutsa njye numva bavuga ngo hari insengero zishobora gutumira nk'umwigisha akaza ngo yavuga ku cyaha rwose ubwo bakaba barangizanyije ngo ntazagaruka muri urwo rusengero cyane nanjye byambayeho nyinshi ariko noneho nsigaye mbana zo zarageze ku buca baba bambuzaga uzi kujya kuguriza umuntu ahantu bakabwira ngo uyu murongo w'imbere ntuwuvugeho kuko aba nibo bishyura sale bambaye ikositimu n'amabaze bari aho ariko ni don't touch ibyaha biriho bikorwa mu rusengero wagira ngo ni muri laboratoire niho babitegurira kuko ufite amafaranga kandi nawe azayatwaye atya nk'abamufarisayo niyo akubanziriza imbere niwo umuhanuzi wa mbere wabanje kugwa babanje bamuzanira ituro gutya areka guhanura uko yahanuraga ahubwo ahanura amarangamutima ya ryaturo agwaho abandi barabara bashyingura hari abandi nabo bazana yareba ko sare ikeneye kwishyurwa nta mpamvu yo kukwigisha ahubwo bajya bavuga ko ari aho bigishiriza iterambere bariya bakagombye leta yakagombye RDB na RDB ikwiye kubafasha ikajya igatera imishinga yabo kuko bicara imbere bakamwigisha pasiteri akamwigisha uburyo agomba kwagura bizinesi imana kwagura bizinesi imana igwaye akazi imana ihesha agaciro diplome yawe urumva se bitariho bicamo neza imana ikubakiye inzu ikuvanye mu nzu wari urimo mbese mu yandi magambo aragufungura mu bwonko uriya nawe ariho arakwigisha iterambere rero wowe iterambere nta mpamvu kujya kumwigisha icyaha uzi se ayazana yakuraye uramwigisha iterambere yego barantera amabuye ndabizi ariko iterambere umwigisha avuga ngo irakwaguye ikujyanye mu mahanga ari indaya ijya mu mahanga iyo yaje guterana ihawe poromosiyo ntibasengeraga bavuga ngo reka mve kwibaraza aho nategaga mbone bizajya indarana nayo mu mahoteli inantumire nyisange Abidjan intumire nyisange Dubai ubwo si izo ngizo ni indaya kandi ngo araza agatanga icya 10 none se mu mafaranga y'icya 10 barayarobanura aho rero ko nta mpamvu uwo mwuka wo kurobanura ibyo ntawe uhari uwo niwe dukeneye gusenga umwuka urobanura indi myuka urumva uza kurobanura ukavuga uti rindaya genda uzanyere ku rusengero ruhagarika umuntu uko yakoze yaguye mu cyaro ukamuhagarikira n'amatora aho ujya hevo nuhabona uzambwira undi wahagaritse umuntu muhagarikira n'amatora ariko baraguhagarika bati zana n'amatora n'urwo batakwemera nese nta muntu ninde hari umukobwa njya nkunda rero ndamukunda niba yamwita DJ Brian we Brian ndamukunda uriya mukobwa kubera iki sinita nkunda ibintu avuga avugisha ukuri ndi umufana we ndamukunda yagiye ku isimbi ndakereba niyo ndeba ikiganiro cye nkakirangiza ariko hari ikintu yavuze kiranungura arambwira ati jewe nsengera muri ADPR ati kandi ntanga icya 10 yereka Gasabe ati dore momo yanjye nyitanga icya 10 muri ADPR wow buriya ntabeshya
bene uriya Eh. aba yarakweho ntabwo abeshya avugisha ukuri Eh. habeshya wundi ugihishahisha ariko kuba atoboye munsi y'ururimi n'umunwa n'amazuru n'amatwi n'umukondo n'amatatuwaje n'imbunda ifoye ku kuguru kwe ni ibyishimo bye ni amarangamutima ye ashaka kwiha ibyishimo ariko kwinjira mu rusengero bashobora kumusohora ariko ntibasohora ituro rye ese ntiyabivugiye ku karubanda yabivugiye ku karubanda rwose ati ndatanga nabwira Sabe rwose avuga ati ngewe ndagitanga muri ADP ariko isura y'inyuma yinjiye bakwiruka ntibamwakira ariko hari abajya iwe mu rugo rwe hari n'abo bahura akavuga ati duhituro bakarimo rero icyo ngicyo rero nicyo kibi nose uzigisha uta umuntu umubwirize erega buriya no kuza gutanga hari abantu ushobora kwicaza ngo vuga nk'uku nguku urumbaza ntabishobora ko hari imijugujugu wari mu moteri cyane wabyumvise hari imijugujugu wari mu moteri uku kurere niko kuri kubura rero nihabaho niba uhagaritse umuntu ukavuga uti ukuteye tuguhagarikiye tugutengeye icyayi iki n'iki n'ituro rye niko birivuga ntukaryakire ntabwo wemewe kuryakira none rero uriya we afite akazi akora kazwi none uwo wasengeye ngo Imana iguhaye kujya Dubai iguhaye ugiye mu kazi muri misiyo ni ndayirajya muri misiyo none nibivuye kuri Miri Corine irajya hehe irajya Dubai ijya Dubai zatura mu madolari nazo uzayanga azaza avuga mfite umukobwa wanjye uvuye mu mahanga nzaniye costume umukobwa avuye mu mahanga ukora iki mu kazi nyine ese n'abagiye mu kazi none se rumva itorero ry'iterambere ritari umva atagiye mu kazi bari iterambere rero amatorero baraza rwose rumva akaza agasenga ko niyigishe ku cyaha ugiye kwigisha ku cyaha muri iryo torero hari itorero uko waryubatse uhereye kuri visionnaire waryo kugera ku mukristo urizamo ni nko gufata inyama y'ingurube ukayipima uyishakamo indwara oro ingurube urakabenzi urakazi ndakabona ndanakarye wowe urakarye yese njya nkarye niyo mpamvu wirabura kabenzi ntacyo gatwaye yarananiye rwose pe sibyo aho kararyoha ariko uyifashe ukavuga ngo yipime bavuga ko zose wazijugunye rero ugiye gutenga wahera kuri pasiteri ukageza ku mudiyako bose ukabatera ubwo wagera no ku bakristo bose nyine ubwo urumva uhera hejuru ukagera iyo ugeze ku muryango uvuga ngo abo hano imbere baba bamaze bose baba basohotse habanza pasiteri agasohora intama diyakoni agakingura wabyumvise ni ibyo ngibyo ndabizi ko munkurikiye kandi namwe ubwanyu nimushishoza niyo mpamvu usanga abantu batakijya mu rusengero ngo bahakirire niyo mpamvu ubona abatinganyi bavogereye itorero indaya zivogereye uruhimbi urasanga ari ibirirwa bakubita ingoma ari uyobora gahunda ukareba ugasanga nta mbaraga z'umwuka wera zamanutse hari abazi ko kuza umwuka wera ari ibyuya nta kuza umwuka wera ari ibyuya basoza kwa kwikubita bafashwe n'ikizunguzungu na muzungu akihonda hasi ngo umwuka wera yaje kandi ntawe